Reka nkwibutse uyu mwanya utanziza ubusa mama niwe nyir'uburango duhindura abazanga if it's gonna be my lover ntunsige njyenyine nakuretse iyo dushaka nkakugira uwo nshaka umutima wanjye utanga gonna be your love I need to love upanga ntunsige njyenyine uri inzozi no mu ntege zanjye mbi and if you siko cyatsa no gukamura wakini ukamura ko umuntu aragaskate kigize nabi wa She what? siko nema kunyanga wa wallahi dore mbundi ko wa runo nagahanga kabiwa cyagata Haye me ba me. Funka! So waruno so ariko nari mumbe waruno nubyumva ku buryo nyaye mwumva mu bwonko bisenge nishuri uvuze ngo nishuri uvuze ngo ari amani mu munyaye sene ku Yesu uyu ni wa musikirite wabwira gas nishuri ko ni gatoto nge nakikora ariko narashaka ntabwo biraburoye this is what you want to use your life for. This is what you want to. Sinamagara Gitifu birabira ibyo byigize ndamuhamagara kamuhamagara yapfuye mana we yapfuye yanze gucamo mana we ndapfuye awe iciyemo aro Hey! Haye me ba me. Gitifu Giti babantu baba bya birara bibiri nsanze handi nkora ku muhanda kandi mu rubaya bankubise bya birara bibiri ngo ni pazo harimo na pazo ibya bindi byo mu rubaya byankubise byanyaye ntibyanyishyura birankubita Gitifu we mujye mutugwanira ngiye kwisha murakoze ngiye kwisha Gitifu we ameze nabi mu mudugudu kabisa kugira baga transita kabisa niriya yitwa Patrick yatwishe itubereye nabi This is what you want to use your life for. I'm gonna do many, do no boom, 16 years. and lead This boy's music. Chris Easy AOP KK2 ugasibya n'ibiki ugasibya n'ibiki ugasibya n'ibiki ugasibya n'ibiki